kandi cyose uko atanabiguhaye nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kugira akavuga atari ko ubundi kuko wanalayzinze nk'umuntu mukuru ubona ko it's possible ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jory uvuye kuri Jory uryamanye na Elsa uvuye kuri Elsa ugiye kuri ibyo byo it's impossible that's impossible. Ikindi cya kabiri ntabwo if someone are attracted to me or something njyewe I'm a private person umuntu muri private I like my privacy Muheto akunda privacy cyane nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora ejo tukabikora nubwo wabishaka kuri rwabigwi wabimenya tubana right so ngatekereza all those factors why I'm not happy kukinisha ubundi se yanyimiye iki happiness so compare someone who are attracted to I wouldn't let them feel it okay. Go stay in your ni nko kuvuga ngo stay in your lane muhereka mubwiza ukuri mama siwe nanuhari noneho ngo na like nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga sibyo ubu kinsiganye ni abavandimwe mbura abavandimwe banjye I will fight for that girl witwa Muheto agire happiness agire sa kuko happiness ndayizi kid ibintu nabijemo ni wowe my trust guide me muri ibi bintu I will ariko ibintu byarambabaje kandi nzabikora Imana izabimfashamo nzashoramo ayo nshoboye nzakora iki not to attract you not to do anything kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora ariko ndabizi hari abantu ese kid ntarakwandikira ese kid ntarakuvugisha ibi ese kid ndabizi birwaho birangaho n'ababikubaza n'abakora iki ntukibaza if someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira adashobora kumpa happiness njye muhaye adashobora ku yani Muheto mubona in terms of akazi reka ndeke ubuzima gusa in terms of akazi my failure will be your failure exactly so nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore ejo umuntu araza imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate but this is a typical umuntu dukorana not in the office but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo mugano nizeye ko mwabonye mu Miss idakunze rero uko bigomba kugenda ndishobora ko umukobwa azaba successful yes it's fine azaba successful ariko amahirwe hari nuko you deserve it ntabwo nagiye nerure mu tereka hariya na fight zose ni ukuvuga ngo urumva Miss aba harimo abana fight nyinshi mwana wakanaka aba nabashyigikiye many things but for me none ukareba umuntu wa fighting for everything umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto ngo Muheto bimeze gutya ukicarana na Muheto the whole day nana kubaza atari ko how about this person nana ubwo ndibyo bavuganye uyu muntu mubana mute
cyangwa nk'ubu ni urugero njye nshobora kuza nkavuga ati Meto urabizi all those friends ni abafite banjye but be careful about this person, he's not good. Nabikubwira to be honest, uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu ukamamagaye gutya tukabonana Meto nagukunda sinabikunda ariko nakubwira ngo Meto I want to see you there. Ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararaye. Uri no mu bantu ntekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda. Sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited. Imana izabidufashemo ariko nyine ukabona umuntu wowe ukunda gufata ntunyumve nabi. Ntabwo mbona agaciro wamara kuza kuryamana nanjye, trust me. Ntabwo ari byo mwiza kuryamana n'umuntu ni feelings. Ushobora no kuryamana nanjye utakamba, ntabwo ari byo ndi kuvuga ariko nyine it's very bad. Ni ijambo ribi. I don't feel you. I don't feel you rero. Anyway, sinzi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize rikomeye. Meto to be honest naragukunze not as a girlfriend boyfriend, no. Ndumva ukunda umuntu umwana ndamukunda ibya boyfriend girlfriend ibyo ni ibintu byizana birabyuka bikaza cyangwa nibize ariko n'umwana nishimiye unyura umutima wanjye nkavuga ndakunda kabisa kandi I will try my level best to make her dreams. Good dreams at least ndi muri bake ntabwo nyine wa mugani we ntabwo nyiyumvamo. It's okay, it's fine, I'm okay. Ariko how like ngo can you say a weekend nawe uza aho ngiye nawe uza aho agiye aho tugiye, it's fine. Ngo no akamba ari zo nkazireba none hari ukuntu umuntu akwavoidinga ukabona ko ari kukwavoidinga ariko yananiwe kukubwira direct ngo can you stop that. You get what I'm saying? Yeah, I get you. So kandi muhataranya avoidinga in a way nawe ubibona ariko ntabwo ndi to be honest Meto nubwo naba ndi fake ariko nawe nyine hari igihe udashyiramo imiyago reka mwavoid like try to think ko his kid mukorana ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine. Okay, it's fine. Meto nkubwiza ukuri sinubwiye ngo mbura abavandimwe banjye sibwo ngira bonyine. Yeah, I will fight for you. Can I think mu bushobozi buke mfite bukeya pe butari na bwinshi ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo at least ndeba aka kanya navuga ngo George muri n'abanyarwanda cyane avuga ngo akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana. Yeah, George muri n'abanyarwanda cyane avuga ngo kid sinibona iyo naza kuba tutarahuye ariko I don't know niba wenda ibyo nibyo mbwiye hari ibindi avuga ahandi I don't know and I don't care ariko at least my effort iyo nzireba nkavuga ngo okay at least hari icyo zatanze ariko ntabwo nzibagirwa ko umuheto yanyumye happiness. Umuheto yambwiye ngo don't feel you. Ariko I love you. I'm glad ko ibiti bitagira
N'ikindi the other good thing about it ni uko bitaguhindura tu